Yes, bakunzi ba Nibyo TV, tubanze kubashuza mumeze neza cyane, mwebwe mwakoze subscribe kandi mwebwe mutuba hafi cyane, turabakunda cyane, muri abagaciro cyane. Yes, nkuko mubizi neza rero, iyi channel ni yacu, ni yanyu mwese, buri wese, buri munyarwanda wese cyangwa na buri wese uvuga ikinyarwanda. Ariko hashize iminsi channel yanjye ndi kugenda nterwa n'abantu nyine bagenda bankorera gusikama bamwe bakagenda bandega ibyabo, bandega bakavuga ngo nakoreye copyright, ariko ndabizi Nyagasana azajya mba hafi. Ariko bakunzi ba Nibyo TV rero, muri iyi minsi hari ibintu ndi kugenda mbona hano hanze bitandukanye. Hari ibintu ushobora kubona ukabona bitandukanye n'ibyo wakagombye kuba wakabonye mu buzima bwawe. Ese bakunzi ba Nibyo TV, muri kubona iyi si imeze gute? Ibintu by'ubucuruzi, intambara za Iran, Amerika, Israel, intambara za Congo na M23, intambara zo muri Mali, intambara z'ahantu hatandukanye. Izi ntambara mwebwe muri kuzibona muti, nyamara ibyo tuba tuvuga burya hari ibintu biba bitubwira ngo mwitonde. Abantu bari ku isi mwese twitonde, kuko iyi si ndi kubona yo kugenda hindura ibintu. Ibiciro byose byazamutse, ibintu by'ibyo kurya, ibyo kunywa, byose byarazamutse. Fanta nayo igura 250, ubu ngubu ndi kwigura amafaranga 1500. N'abantu mwe ibintu muri kubona, ibintu ndi kujya hehe? So ngewe rero ibintu maze iminsi ndi kubona no ku mbuga nkoranyambaga hatandukanye, abanyamakuru batandukanye, mbona abantu bamwe bagenda bavuga ibiganiro byabo mu buryo budafututse, bamwe ukabona ngo umuntu ngo yishyizemo umuntu runaka. Ibintu kuki bidakemuka? Ibintu kuki bidashobora kuba byahinduka? Nge ndifuza ko ibintu byahinduka, kuko bidahindutse iyi si turi kwigaragaraho twigira gutya, n'ubundi amaherezo birangira itumize. Nibyo, nta kinyoma kirimo. Abahemukira abandi mumenye ko nubwo muri kubahemukira, namwe mufite ibizabahemukira. Wowe uhemuka, gabanya guhemuka, kuko iminsi turimo n'inyongezo. Hari ibintu nshatse kugira ngo mbabwire bakunzi ba Nibyo TV, mwebwe mudukurikira kandi mwebwe mwakoze subscribe, tubabwira n'abandi bose mukore subscribe, murebe ibiganiro tuba twabahaye, comment, like, share. Ariko hari ibyo nshatse kugira ngo mbabwireho. Muri iyi minsi ibihe ntabwo bihagaze neza, ama business ntabwo ari kugera neza, ibintu byose byahagaze, ni nkaho byahagaze. Kugira ngo bihaguruke bibe byabasha gukora neza, n'iki dusabwa. Ngewe rero murikishije igitorosi kinini cyane, kubona ibintu biri kubera kuri iyi si ni ibintu bitangaje. Ariko nshuti zanjye, bene data, ndabakunda cyane. Ariko munyitege muri iyi minsi ndashaka kubakora umuzigo mwiza cyane, indirimbo nziza cyane. Iyo ndirimbo ushaka kubakorera ni indirimbo y'agatangaza, ni indirimbo ikubiyemo byinshi cyane. Hari abagiye baririmba ngo iyi si yameze amenyo, abagiye baririmba ngo umuntu, abagiye baririmba ibibazo, ibigeragezo. Ariko iyi si ndagira ngo mbabwire ngo mu minota mike cyane nk'ikiganiro nabashatse kugira ngo mbahe kakanya, ni ukubateguza ko channel igiye gukora movement. Tuzaganira ku biganiro bitandukanye. Ni Nibyo TV, kandi Nibyo TV Rwanda. Ndabizi neza ko Nibyo TV Rwanda niyo channel yonyine iriho yazajya bagezaho amakuru neza cyane. Tubabwira ngo mwebwe rero mutakoze subscribe, hari ibiganiro bigiye kubacika muri iyi minsi, kandi ibiganiro byiza, ibiganiro birimo inama, ibiganiro birimo imboni, birimo kureba kure. So mugumeho kandi mukore like, share, subscribe. Babwira ngo rwose mubane natwe, kandi don't touch. Subscribe, like, share, comment. Kandi ukeneye no kwamamaza waduhamagara kuri izo nimero ubona aho ngaho. Ciao, turi kumwe kandi ndabakunda cyane. Ni Nibyo TV aka